Wari. Shani shari. Wari. Ni hwari. Hwari. Ntuzigere babaza. Ni twebwe. Chinese boy ntuze mubabaza. Ntago yanabirota kandi nawe ntaza kubabaza. Ntago yanabirota kabisa. Ni ibyacu turimo. Urebye nyine aba baby benshi ikintu gituma bakunda guca inyuma abakunzi babo. Yeah man, this is Arena TV Rwanda. Turagarutse none uyu munsi ni show after show. None mbaza ngo uyu munsi mbazaniye nde uyu munsi twabazaniye wa mungu wanyu mwakunze cyane muri benshi hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga ari gutwika bimwe bitabaho, bamwita Mushinwa. Chinese boy. The Chinese boy aka ni Tweboy. OG. Uze kundeba nimugoroba we nkujyana ahantu ndupa urimo neza kabisa. Uyu munsi noneho ndabona tuzaniye ikintu kidasanzwe kuri Arena TV Rwanda. Wamubonye? Ibongenge wayibonye yanjye indege. Uwo ngo bamwita umukunzi wawe. Bebrimo neza. Bebrimo neza singubo komba na Mushinwa ni Tweboy Chinese boy. Nyuma yo kugaruka hano mu Rwanda abona noneho u Rwanda rwarakuryohanye. Wese ubona ubwo duherukana ubushize nta mukunzi wari ufite. Ariko ubu ngubu ndabona ufite umukunzi. Ni kuvuga ngo nca gusubira China nabanje kukwereka utuntu natumwe agenda ngutungura gake duke ndagenda no kwereka pole n'abakunzi babibona ba Arena TV show. Arena TV Rwanda. Arena TV Rwanda. Ni show after show. Ufite umwanya. Urashyushye. Arena TV Rwanda irashyushye. Twageze wahageze. Gahunda we ni gahunda ni ntugasaze. Watangira ubwira abakunzi bawe bakumenyereye ku biganiro byinshi nk'Umushinwa ukora ikijepe mu Bushinwa kabisa. Ndabona umukunzi ari kuguhereza keya zidasanzwe. Ndabona atabikoze kandi reba ariko mba naramusize mu Rwanda nkikaragaza China ariko nkavuga ati baby we kwama nge nzagaruka ndari kubwawe sibyo akajyana ibyo ndi by'abajene b'i Kigali ariko igihe cyose mba nagarutse nkongera umukunzi wawe se kafite isoni cyane. Baby ibintu by'amasoni natajya yibwira abakunzi ba Arena TV Rwanda utubwire urugendo rwawe nawe ukuntu mwamenyanye. OG kabisa byose no kukurabura n'abakunzi ba Arena TV Rwanda bakabimenya sibyo. Umuntu mungu wanyu ugarutse maniga ni Tweboy Chinese boy OG sibyo nigarucyanga kuri Arena TV Rwanda none nabazaniye iki agashya nazanye ibongege indege yanjye bayita imbogege indege ni Tweboy for sure. Wamubonye wowe uraza gusebera kuri kamera wowe uraza kwirukanga nakubonye uraza kwirukanga. Umukunzi wawe yatangiye twibwira akabwira n'abafana bawe. Aya baby se nago yakivuga marigiye magomba kumuvuga sibyo ngomba kumuvuga reka koko bavuga yuko mu rugo haba arimo intare umugabo aba ari intare nta kintu cyakwegera Goliath urugo cyangwa ngo kiruhungabanye. Goliath indege yanjye rero nk'ibisabwa sa mucakomanye izina mwe muri babi kabisa mumenye izina byaba ari ikibazo kabisa. Ikiza nuko nari babwira mu Gishinwa nibyo byaba ari byiza. Unaturirimbire mu Gishinwa kuko twakumenyereye uturirimba mu Gishinwa. Umunsi nta myuka yo kuririmba none yari umunsi reka mbabwire izina ahubwo ry'indege yanjye mu Gishinwa sibyo. Indege yanjye mu Gishinwa bayita Chari. Ubwo bisobanuye iki mu Gishinwa ubwo tubishize mu Kinyarwanda? Ubundi mu Kinyarwanda ubundi ndaba ndivuze ubwo se ko ndaba ndivuze cyane ushaka kumfata bebe wanjye mwita Chari ni Chari kabisa. Bajyana iryo ngiryo nawe ubundi kubabwira irindi ndibabwiye mu Kinyarwanda bahita basura ibintu by'imbuga nkoranyambaga. Mwatangiye kumenya na ryari ubwo derukana nta mukunzi wari ufite icyo gihe ndabyibuka twaherukanaga umbwira ngo nibwo umaze nk'icyumweru ugeze mu Rwanda. Nyuma y'icyumweru se kuko ndakeka nta byumweru bibiri bishize ugarutse hano kuri Arena TV Rwanda. Cyaje kugenda gute mwaje guhura gute?
ntago ngiye namubonye uramuteganyiriza iki ntago namubonye muri icyo cyumweru ndumva undi nari nsanganwe nawe yiguhera zamani za muri ni miri nefsa sikumbuke urumva none ngenza kwigendera hirya za Chinese ndamubwira ati bebe wanjye we kwama nuzambere nka za ndege z'iki gihe nanjye ntago nzakubera nka baba jene b'iki gihe urumva ndakomeza njya guhiga urumva ariko mu kugaruka ndavuga ati bebe ndahari nagarutse nagarutse kabisa we ntugire ikibazo numva yo twari turambanye n'ubundi ubwo mumaranye nk'imyaka ingahe se buranda yivukara byansaba kujya gusoma mu gitabo uko ni myinshi none se umukunzi wawe icyo gihe usubira mu Bushinwa urumva ko wasubiye mu Bushinwa ubwo mwarajyanye cyangwa musize mu Rwanda namusize i Kigali hano kabisa nese ubwo usubira mu Bushinwa urumva hari igihe nk'umuntu akora urugendo rurerure akajya nko mu mahanga even no mu ntara umuntu agera ariko asize umukunzi we ahandi hantu ariko urumva imbaraga kugira ngo ugire imbaraga zo kuvuga ngo ngiye mukunzi wanjye nubwo ngiye guhiga ndizera ko nzasanga uko namusize ariko akimeze nawe aze kutubwira agomba gufata mikoro atubwire se kuva wagenda nize imbogamizi zamugezeho kugira ngo akomeze gukunda buriya abakobwa ni abantu batekereza banafata n'icyemezo vuba umukobwa ni wa wundi ushobora kugenda nyuma y'amezi nk'atatu akakwibagirwa bitewe nuko batakubona atabona za keya zawe nka Chinese boy umuririmbira mu Gishinwa bari igihe ngo umwe hariya mu Kinyarwanda ngo niba ngabo umwe agatukisha bose ariko ntabwo bari bose si byose twebwira hirya mu Gishinwa twe tubivuga ngo Xinwa Xinwa Fanxia Xinwa Finchwa Xinwa Kanka Xinta numva ariko ntabwo bose agaba ari bamwe bose reka abagomba kwihangana kuko ni ibintu mbenge mba naramuremye mpamvu tujya wihangana bebe ntabwo igihe cyose tuzadorana buri munota ku wundi kabisa naho ubundi niyo mpamvu nawe yagigiye nyine akihangana nk'umukobwa nyine n'indege kabisa nanjye rero ndagenda ndakigira ndavuga ati ngomba kugaruka nkamusanga kabisa nawe kandi yarambaniye ntabwo nasanze babashene baramwinjiriye reka ntabwo rero kugusiga kabisa niko biba bigomba kugenda ntabwo wabikora bebe nawe nyine wabona nka Chinese boy mba naravuze ati ngewe iyi niyo nana yanjye nta yindi niyo mba naritoreye nyine tu ubaruta bose kabisa umukunzi ukunzwe urakumva ko kana umukunzi ukunzwe muri uyo munsi wowe urashya umukunzi rwose ashobora kuba n'amaso biragaragara arishimye cyane mufata neza aseka neza watubonye batwita udufoseti turahenze batwita utwobo utunogo watubonye the Chinese boy for sure harashize igihe tagaruka ariko tuganireho oya ngiye urumva ubushize wanyigishije ngo kaniha niha ari nakani kwa shwa ko gasobanuye iki kanshwa bane kukubaza ngo umeze neza shwa ubwo nanjye ngasubiza ngo meze neza ubwo ni gute nawe usubiza ngo shwa ako nako ndakakipinza hano nuko kabisa biba bimeze fo mukunzi nawe yatwibwira akatwibwira ukuntu imbaraga hano yazikuye kugira ngo mukomezanye ku ruhande rwe urumva we ku ruhande rwawe wabwiye abafana bawe n'abakunzi bawe ibanga ryo gukoresha nawe yatwibwira akavuga imbogamizi inzitizi urumva uko byemeze kose nk'umukobwa abagomba kuba afite nk'abandi bahungu bamutereta ariko akavuga ngo ngiye oya ngiye mfite undi muhungu nkunda nubwo tutari kumwe ariko ndamukunda ku mutima arahari kandi nzamurindira murakoze sheri mbibwire izina narivuze bebe kambihore batazanjyana uburyo waziyanganiye abajene ko ari n'umujene watari igisambo wowe igisambo ari kunyitegereza ariko sindi kumureba oya uri mwiza cyane nanjye ntabwo nongera guseka noneho wapi noneho tuza cyane mu ruhande arimo ari kureba yibagiwe ibyo ari gukora murabura izo mbogamizi n'iki imbogamizi
imbogamizi urebye n'izabura ziza ari nyinshi abahungu benshi ati turagukunda ibiki titwarakwikundiye ariko nkumva ni ibibazo bya danje kuko natekerezaga ati sheri wanjye yaragiye mu kindi gihugu ariko nkavuga ati basika nifate kuko yari yaramaye isezerano ati niwe tuzabana promise kabisa ngakomeza nyine mvuga ati sheri wanjye arahari ukanaza rwose nyine ubwo warazaga ngo gufata nkaho nta n'urukundo rubaho kuko yari yarambwiye ati ni 2 years ariko nkavuga ati kanegereza kuri kumva nyine ntako nagize nanjye niyo mpamvu twabonanye twishimye nyine yanshimiye kandi nawe ndamushimira ntabwo anca inyuma ndumva ari ibyo ngibyo ibindi bwo muzajya mukomeza mudukurikirane oya n'abafana ba Arena TV Rwanda bari kubireba muri comment bagomba kuzabyandika ubwo bumuntu nk'ubwacu kuko uko ngiye ndi kubibona sinzi niko reka abandi kubibona bose ngiyewe ndabona murishimanye yaracyareba utunogo uyu nguyu murishimye rwose ariko kugira ngo utabona ubuntu bw'ubunogo hapfuke niyo mpamvu ntabwo nabibwira neza byanyabyo wapi n'ubu bari gukurikirana uyu mwana yakuriye hehe bari kuvuga ati uyu mwana yakuriye hehe ariko wapi tubareke ibintu byacu ni ibyacu ibintu ni ibanga ni irya babiri yego gusa nyine nk'abafana bacu nyine bazajya bakomeza badukurikirane iminsi ko izajya igenda nyine ubwo nuko nyine nizo mbogamizi nagize abahungu banesha umutwe nkababwira ati wapiti Kigali baba uzi urumva ntabwo nawe urareba ukavuga se bose koko wa muhungu uratubwira nibanga wakoresheje kugira ngo ukomeze urumva hari akantu gatoya nk'umuhungu uba waragusize nibura uvuga ngo nibura uriya muhungu arakankorera ndamukunda cyane hari ikintu cyo kigufasha kugira ngo ugire izo mbaraga ntuwemere n'abandi bahungu kugira ngo mukomezanye wa wundi umwibagirwa wagiye mu mahanga urebye nyine ababebi benshi ikintu gituma bakunda guca inyuma abakunzi babo ni ikintu kimwe kuba ufite umukunzi ariko akaba unagira n'inama abakobwa bagenzi bawe icyo kibazo cyangwa bashobora no kugwa muri icyo kibazo ushobora guhura nacyo nanone ikintu gikunze gutuma abakobwa wenda baca inyuma abasheri babo ni iki ngiki kuba wenda ufite sheri wawe ukaba umufite ariko akaba atakwitaho kukwitaho si ukuvuga ati yaguha ibintu bya mirenge wapi mu byo afite bikeya basi akakuvugisha akakwitaho niba wenda umubwira ati mfasha mfite kino kibazo yabura amafaranga wenda akaguha ukikemuza ibiki ubuzima bugakomeza ntabwo ari ngombwa ngo waguhereze miliyoni ababibi nabo tujya twipasa maremare tugashaka ngo abantu bafite ibiceri wapi hari umuntu ugukunda ukavuga ati ugashishoza ukavuga ati uko biri kose ibintu ashobora kuba ari iby'ukuri pana bino bisaza by'ubu ngubu ngo turagusinyira sheke biki nawe ufite ubwenge rero umusaza afite abana bakuruta ari kuza akubwira ati ndagukunda ubwo ni ibintu bigoye kandi kimwe n'uko abakuze arapfa akagusiga wowe ukiri inkumi washakana basi n'umuntu wenda ubona mungana munanganya ibitekerezo mu bukene bwanyu mukazayiga amafaranga mugatera imbere ubwo rero iyo ubayeho nyine ukihangana ukavuga ati sheri wanjye nyine n'uyu nguyu mu bushobozi afite azamfasha bitewe na promise muba mwagiranye rero bigufasha kurambana ukirinda kwifuza nyine ibintu byinshi urebye nyine na promise muba mufitanye nibyo bituma nyine urukundo rwanyu rukomeza gutera imbere nkaba nshishikariza yaba ababebi abasore nyine pe kutifuza ibintu birenze kunyurwa muri makeya nyine nicyo kintu gituma urukundo rwanyu rukomeza ubwo mwese nyine nizere abantu bose baduteze amatwi muri kubibona tumaranye igihe kinini tumaranye igihe kinini cyane kandi uri kubona ko ntacyo tubaye turasa neza pe turasa neza nimwe turebe turabibona murishimye rega ubwo mugore wa Chinese boy abatameze neza gute icyambere nuko mba muhagiye simuhagize rata baby no mu buriri si neza info kandi nawe ni ruzungu kabisa ni kwa mazi ya nyanja shumi info mazi ya nyanja karaba neza nani sabune info
ibintu ni munange ibintu ni munange OG tubifurije kuzakomezanya ku buryo nta kubabazanya. oya ibyo ntabwo ari ibintu mutubwiriza twebwe Arije watubwiye ko ari umwita wari shani wari ni hwari hwari ntuzigere babaza ni twebwe Chinese boy ntuzigere mubabaza ntabwo yanabirota kandi nawe ntazakubabaza ntabwo yanabirota kabisa ni ibyacu turimo twebwe ubu nitwongera kubatumira kuri kamera za Arena TV Rwanda none muzaza mutubwira turi guteganya gukora ubukwe, turi guteganya kujya mu murenge none ibintu tubivane kuri kamera ngo tubigeze imbere y'ababyeyi imbere y'abanyarwanda. ntabwo ari bya kamera ababyeyi bo byanabagezeho ababyeyi byabagezeho ahubwo noneho dushaka igihugu cyose noneho kizabibone ubimenya noneho igihugu cyose kabisa igihugu cyose niko bimeze ni twebwe yo turagushimiye ko umunsi wongeye kwifatanya natwe kuri Arena TV Rwanda. Hano hamaze kuba nk'iwanyu rwose hano urisanga oya iyi ni channel ya famille ni channel ya famille kabisa hano ni mu rugo niko bimeze hano wahageze OG turabashimiye Chinese boy n'umukunzi wawe wahwi kwa mwaje mu kwifatanya natwe mukatugaragariza mukatubwira urukundo rwanyu n'urugendo rwanyu mwabashije kunyuramo mu myaka 2 yose. Turabashimiye cyane tuyibutsa gukora subscribe comment na share kuri Arena TV Rwanda. Ubutaha no kuzagaruka none tubazana undi muntu mushyashya babahungu mwakunze cyane ba 15 na 16 tuzabagarura none baje kutwereka indirimbo nshyashya kuri Arena TV Rwanda. Ciao.